Nshuti zanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, mbifurije umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana. Ni Pastor Ntwarane Anastase, musanganywe muri iki kiganiro cy'izi nyigisho ducisha kuri channel ya YouTube, Face TV. Mbonera gushimira mwebwe mwamaze gukora subscribe kuri channel, mwe musangiza abandi inyigisho ducisha kuri channel, ndetse n'abakora comment. Mwese Imana ibaha umugisha mwinshi. Reka rero dusenga Imana hanyuma tuganire umwanya utari munini. Imana ndagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Duhaye amahirwe akomeye kugira ngo twumve ijambo ryawe. Genderera rero buri wese ukurikiranye aya magambo tugiye kuvuga, agira icyo akora ku mitima y'ubwoko bwawe mu izina rya Yesu, amen. Rero tubahaye ikaze, tugiye kuganira ku magambo akomeye kandi amagambo y'ingenzi cyane. Murabizi ko abakunze kudukurikirana, inyigisho ducisha kuri channel ni inyigisho zigamije gutuma abizera Imana, abemera Imana, abakunda Imana, abahisemo gukizwa babaho mu butsinzi. Babaho mu butsinzi, babaho mu mugambi w'Imana, babaho mu bushobozi bw'Imana, mu butware bw'Imana, kandi bakabaho mu ndangagaciro ziranga abana b'Imana. Ibyo rero kugira ngo tubigereho bisaba kugira ngo tugendere ku mahame, principe, amahame y'ijambo ry'Imana, amahame y'Imana. Amwe rero mu mahame y'ijambo ry'Imana tukunze kubabwira, ni amahame y'ingenzi cyane. Uwashobora kuyubahiriza, uwashobora kuyagenderaho, byanze bikunze yabona umugisha, cyangwa se yabaho muri ubwo buzima, yabaho muri uwo mugisha Imana yamuteguriye kubamo. Kuko nta kintu cyiza nko kuba icyo Imana yakuremeye kuba cyo. Nta kintu cyiza nko kuba mu mugambi Imana yakuremeye kubamo. Wifurije kuba mu mugambi Imana yakuremeye kubamo. Uyu munsi rero ndashaka ko tuvuga ku kintu cy'ingenzi cyane, nacyo uwashobora kukigenderamo, uwashobora kukibamo, nta kabuza yabaho ubuzima bufite intego, yabaho ubuzima nyabwo, kandi yabaho mu buzima bw'ubutsinzi. Icyo ni ikihe rero? Ni imbabazi, cyangwa se gusaba imbabazi no gutanga imbabazi, kubabarira no kubabarirwa. Rero ibyo ni ibintu bikomeye cyane kandi bigize ubuzima bw'abantu. Reka dusome ijambo riri hano muri Matayo 18 n'umurongo wa 21 na 22. Aravuga ngo, nuko Petero aramwegera aramubaza ati, databuja, mwene data nangirira nabi nzamubabarire kangahe? Ngeze 7? Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. Mwene data na ncumurira nzamubabarire kangahe? Yamubajije ikibazo gikomeye cyane, ariko cyari kinoroshye nanone mu mahame y'ubwami bw'Imana. Aramubaza ngo, nihagira uncumurira nzamubabarire kangahe? Nzamubabarire 7. Inshuro ya 8 sinongere kumubabarira. Ariko Yesu aravuga ngo ni 7 inshuro 70. Bivuze ngo nahora gucumurira uhora umubabarira. Ariko kuki ari ngombwa ko tubabarira ubuziraherezo? Kuki ari ngombwa uwakosherejwe, wakomerekejwe, gutanga imbabazi igihe cyose? Ese ubundi uwakomerekejwe n'uwakomerekeje ninde ukwiriye gufata iya mbere mu kubabarira undi? Ninde ukwiriye kuba ari uhaguruka wa mbere? Ni ukuvuga ngo kuba ari we utangira urugendo rwo gukira, cyangwa se utangira urugendo rwo rero uwakomerekejwe niwe ukwiriye gufata iya mbere mu rugendo rwo gukira. Impamvu ni uko iyo umuntu yakomeretse, uwamukomerekeje n'uwakomeretse, ubabaye cyane ni uwakomerekejwe.
niba rero ari ubabaye cyane, niba ari ufite intimba nyinshi, niba ari uri kuvuza akaruru, mu by'ukuri no muri urwo rugendo rwo gukira niwe ukwiriye gufata iya mbere. Ibi biragoye wenda kubyumva, ariko impamvu ari ngombwa ko uwakomeretse afata iya mbere ni uko mu by'ukuri niwe urushye, niwe uremerewe. Uwamukomerekeje nawe afite uburemere bwe bugendanye no gushinjwa, bugendanye n'igikomere cyo mu mutima nawe araba agifite, kigendanye n'urubanza rw'icyaha, n'urubanza rw'ikibi aba yakoze. Ariko ububabare afite ntibungana n'ubwo uwakomeretse, ntago bungana. Niyo mpamvu rero umuntu ashobora kugukomeretsa, yamara kugukomeretsa akigendera, ubwo akaba ari hirya iyo ngiyo, nta bubabare ari kumva, ariko wowe wakomerekejwe ufite ububabare bukomeye cyane. Niyo mpamvu rero hano Yesu avuga ngo mwene data nangirira nabi, nihagira ungirira nabi nzamubabarire kangahe. Yesu yaravuze ngo karindwi inshuro 70. Mu yandi magambo, ibohore, ikureho uwo musaraba, ikureho izo ntimba zo wagukomerekeje. Uko wagukomerekeje ashobora agusigira ibintu bibiri. Hari igikomere wenda cy'inyuma, ariko hari n'igikomere cyo mu mutima. Niyo mpamvu rero kubabarira bikiza cyane icyo gikomere cyo mu mutima, igikomere cyo mu mutima yasize mu mutima wawe. Kubabarira mu yandi magambo bigira inyungu kutanze imbabazi. Kubabarira bizana inyungu kuwakomeretse. Mbere ya byose, ubundi iyo ubabariye umuntu, nubwo uba unabohoye uwagukomerekeje, ariko mu by'ukuri inyungu ya mbere ni wowe. Inyungu ya mbere ni wowe ukeneye gukira, ni wowe ukeneye kubohoka, kuko igihe cyose ufite umuntu wagukomerekeje, yari umwe utaramubabarira, aba ari muri gereza yo mu mutima. Yari babiri, bose bari muri gereza yo mu mutima. Yari batatu, bose bari muri gereza yo mu mutima. Niba ari 4, 5, 6, 7, abo bose iyo utarababarira, ukibaboshye mu mutima wawe, bose bari mu mutima wawe, bari muri gereza yo mu mutima. Kandi mu yandi magambo, kuko uba utarababohora mu mutima wawe, mu yandi magambo bivuze yuko urabirirwana, urabararana, urababyukana, urabagendana, urababana. Ni ukuvuga ngo igihe icyo ari cyo cyose uba uri kumwe nabo. Ni ukuvuga ngo urana nabo, urya amashusho yabo azi imbere yawe. Urumva rero birazana ubuzima bubi, birazana imibereho mibi. Ari nayo mpamvu umuntu ushaka kugira ubuzima bwiza abohora umuntu wamukomerekeje, kamubohora. Mu yandi magambo, ukibohora, karuhuka, iyo gereza ukayifungura y'umutima wawe, ukabasohora bakagenda. Kwirirwa wenda ubacira urubanza iki waba ufungura amashusho yabo akaza, waba uganira n'abantu, amazina ye y'abandi abakaza, warota nibo baza, mbese ubuzima bwose bwa buri munsi ugasanga baraza. Rero barakwicira peti, barakwicira akazi, barakwicira kubaho. Mu yandi magambo, baracyagukomeretsa. Uburyo rero bwo guhagarika ibyo bikomere by'uwagukomerekeje ni ukumubabarira, ni ukumubohora. Kandi ibyo ngibyo ku muntu ushaka gukira nyabyo, ntabwo akwiriye kurindira ngo wamukomerekeje ngo aze amusabe imbabazi ngo abone kumubohora. Ushobora kumubohora n'uwo muntu mutaranabonana, ariko icy'ingenzi ni ukumukura mu mutima wawe, ukura mu mitekerereze yawe. Aho kwirirwa umukubitisha inkuba, kwirirwa umuvumira ku gahera, kwirirwa umugira gute, ibyo byose niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo umuntu nakugirira nabi umusabire umugisha, nasonza umuha icyo kurya, niyambara ubusa umuha icyo kwambara, ngo nubikora gutyo uzamushyizeho amakara yaka ku mutwe. Mu yandi magambo, ibohokere. Rero kubohora umuntu, kubabarira umuntu, uranamubabarira mutaranabonana.
ushobora kubabarira umuntu ari kure cyane ari ku mpera y'isi nawe ufite handi uri ariko umutima wawe ukamubohora. Ushobora kubabarira umuntu ntimunavugane ntimwongere no kubona nawe ntimuzabona umwanya wo kongera kubonana ariko ukamubohora. Yewe n'uwapfuye uramubabarira kuko nawe iyo utaramubohoka ngo naho yaba yarapfuye ukomeza kumushyira muri gereza, ugasanga uragendana wapfuye mu mutima wawe, uragendana izina rye yaranapfuye byaranarangiye ariko mu by'ukuri uracyamufite mu mutima wawe. Birakwica rero, yica uwakomeretse kuruta wakomerekeje. Rero ndatanga inama kuko hari abantu benshi munkurikiranye mufite abanyururu, mufite imfungwa mu mitima yanyu, mufite abantu mwirirwana mugendana murarana, babicira peti, babicira akazi, bica imitekerereze, bica ejo hazaza hanyu. Kuko igihe icyo ari cyo cyose ufite umutima uremerewe, umutima utarimo imbabazi, biragoye no gutekereza neza. Inama rero nabaha ni izi Yesu yaduhaye, mu mwene data nancumurira uzamubabarire kare inshuro 70, hora umubabarira mufungure adatinda umutima wawe. Niba gukomerekeje itumufungura agende, ntumuhe umwanya mu mutima wawe, ntumushyire muri gereza y'umutima wawe. Nibwo buryo bwo kugira ubuzima bufite intego. Rero niyo mpamvu Yesu nawe yaduhaye iri hame ryo kubabarira. No mu isengesho yatwigishije tubona muri Matayo 6:9 tubona amagambo akomeye y'isengesho yatwigishije. Ariko rero harimo ijambo rivuga ngo utubabarire ibicumuro byacu nk'uko tubabarira ababiducumuye, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twayihariye abandi. Rero dukeneye imbabazi, dukeneye gutanga imbabazi kuko natwe tuzikeneye ku Mana, nawe urazikeneye ku Mana. Rero ukomeje ugasoma naha twasomye muri Matayo 18, ukomeje hepfo ugasoma ubona umuntu wababariwe agaharirwe ideni rinini, ageze hirya abona undi muntu umufitiye ideni rito, ngo aramufata aramuniga amujyana muri gereza. Wa wundi wamubariye ideni rinini abyumvise nawe biramubabaza, aramuhamagara amubwira ati ko nakubabariye, kuki utababariye abandi, kuki utababariye uriya mugenzi wawe? Arangije avuga ati rero n'ideni nari nakubabariye ubu ngubu birahindutse. Nawe amushyira muri gereza ati uzava munyishyuye yose. Wagomba kugira imbabazi kuko nawe wazigiriwe. Bene data, twarababariwe n'Imana, twababariwe ibyaha byacu, twacumuriye Imana. Buri muntu wese ku isi ni umunyabyaha, buri muntu wese ku isi afite uwo yacumuriye, byanze bikunze. Ufite uwo wacumuriye, ufite uwo nacumuriye, buri wese afite uwo yacumuriye. Kubera iyo mpamvu rero twacumuriye Imana, kuko twacumuriye Imana rero kandi ikaduha imbabazi, dukwiye kuzigirira abandi. Kandi uburyo bwo kubabarira abandi ni uburyo kugira ngo udukire, tugire ubuzima nyabwo, ubuzima bufite intego. Mbese mu yandi magambo tubifitemo inyungu, ubabarira abifitemo inyungu ikomeye kuruta uwababarira, kuko akeneye kubaho. Nta mpamvu yo kumwikorera, nta mpamvu y'ubwo buremere kubushyira ku mutwe. Rero reka dusoreze mu ijambo riri mu itangiriro. Iryo jambo naryo ni ijambo rikomeye cyane, aho tureba ibigendanye no gusaba imbabazi. Mu gice cya 3 n'umurongo wa 13 tubereye 12 guhera ku murongo wa 10, iramubwira iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti icyo wakoze cyo ni iki? Uwo mugore arayisubiza ati inzoka yanshukashutse ndazirya. Rero ahangaha nanone ni uburyo bwo kwihana, ni uburyo bwo kwatura, ni uburyo bwo gusaba imbabazi. Gusaba imbabazi nyakuri ni ugusaba imbabazi mu by'ukuri utikuraho icyaha cyawe mu gishyire ku bandi. Muri kamere ya muntu duhora twikuraho, maze umuntu ashaka kuba mwiza. N'ikintu umuntu yakoze azi ko yagikoze ku giti cye, ashaka undi mufatanyacyaha wenda wamufashije. Byatewe n'uyu. Ahangaha Adamu urabona ko Imana iramubaza ati byagenze bite? Ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Ese ninde wakubwiye kurya kuri icyo giti? Wa mugore wampaye.
wa mugore wampaye yatewe na wa mugore. Adamu wakihana, wavuze ngo yewe nje uravuga uriya mugore kubera icyaha n'icyaha. Ni ukuvuga ngo rero kenshi umuntu ashaka kwikuraho abishyira ku bandi, abishyira ku bandi, nanjye sije, nta kubera ubukene, ni ukubera ibibazo, nakoze iki kubera ibi. Oya, ko si ukwihana. Umuntu umugiriye nabi ariko ugashaka impamvu. Nta mpamvu, nta yindi mpamvu. Kwihana nyakuri ni ukwireba, kujya mu ndorerwamo kareba umugogo uri mu jisho ryawe mbere yo gutokora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe. Aha rero Adamu arikuraho icyaha, yigeze kuri Eva nawe yikuraho icyaha gishyira ku nzoka. Urumva n'inzoka nayo y'Imana ibaza ati wa nzoka we, ninde wakubwiye gushuka Eva? Ubwo nayo yari kuvuga ati ni wowe wandemye. Ni kugenda umuntu yikuraho abishyira ku wundi. Urumva byaganiga he? Ku Mana. Ni wowe wabiteye, ni wowe waturemye, ni wowe watumye tugera kuri ibi ngibi. Kwihana nyakuri ni ukuvuga ngo njye niwihana, niwatura, nusaba imbabazi, niwegera mwene data ugiye gusaba imbabazi. Hari abajya gusaba imbabazi ariko bakagenda hari n'abashinja. Ugiye gusaba imbabazi, hari ushaka ko mwiyunga ariko ukagenda uri n'umushinjacyaha, ukagenda unishinjura se, ukagenda ugiye kuburana. Ugiye gusaba imbabazi ariko ugiye kuburana, ugiye gushinja, ugiye kwikuraho inenge, ugiye kwigira umutagatifu, ugiye kwigira intungane. Ko si ukwihana. Kwihana ni ukuvuga ati njye naracumuye, njye nakoze nabi, imbabazi. Noneho ukireba ukavuga ati ndi mubi kuri iki. Niyo tugiye imbere y'Imana ugomba kuvuga ati Mana ndi mubi. Ariko turagenda none umuntu akikuraho nanjye sije, ndi Satani, nanjye sije, uyu nguyu ni Satani wabiteye. Oya, kuki se wamwemereye? Njye wowe. Ya rero Imana ibaho umugisha. Duharanire, ntabwo dushobora kuzagira ubuzima bufite intego, ntabwo bishoboka kuzagira ubuzima nyabuzima, ubuzima bukomeye buri mu butsinzi, butuzuye kubabarira kandi butuzuye kwihana nyakuri. Imana ni Imana y'imbabazi, ni Imana ibabarira. Rero uwo mutima ubabarira ntiwabishobora udashobojwe n'Imana. Reka tugende muri ya jambo ryo mu Bafilipi 2:5 bavuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Wa mutima wari muri Kristo Yesu wari uwuhe? Ni wowe imbabazi. Ibabariye bamwicaga, bamugiriraga nabi, bigeze bamusaba imbabazi, ariko aravuze ngo data wababarire kuko batazi icyo bakora. Kuko yashatse kwigira mu ijuru yera atunganye, ntawe washyize umutima we, ngo bamuteraga amacumu. Niko Stefano nawe byagenze, ngo bamuteraga amabuye, nawe yaravuze ati data wababarire ntibazi icyo bakora. Reka rero tugire uwo mutima, kandi tugire n'uwo mutima wo kwatura no gusaba imbabazi bivuye ku mutima, tutirengera twishinja koko inenge, tutabishyira ku bandi, tuvuga ngo ninjye, nta wundi, ninjye. Icyo wumva wakatura bivuga ngo niki, Mana mbabarira. Rero uko kwihana washoboye kukugeraho, niho uba uhaye ikibanza Imana mu mutima wawe. Izo mbabazi washoboye kuzitanga, uba uhaye Imana ikibanza mu mutima wawe. Imana rero ibaho umugisha, kandi tubeho ubwo buzima bufite intego, bwuzuye imbabazi, bwuzuye kandi kuzisaba no kuzitanga. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu, amen.